How far do we have this? Umva Mr. Nsari banguka tabashukure ahubwo banyuze njyewe ndareba banyuze umva Romana ikintu nakuhamagariye turamaze kwambara neza uko ndashaka urumva tugomba kujya kuturisa umurezi cyari umurezi mu boss nabonye Imana afite ubucarisi umva ndagasa burafata afite kubukaro none umva niga yanjye shunakira ahubwo twakize wakintu tugiye kugenda ukumva tugende hari icyaka cyarwo nahabonye nacyo niki byahatari ko turagikubita ibintu byafaka giti kwitasikana dufata mwana turabyimenyera ko nuka birori tujye kugenda ni mu bipangu dufata amaboro tuyatware none badufata natwe tuzihangana kandi twikore nk'abantu bamaniga tuzana bakanga nibanareba nabi tuzana batera n'icyo mashati ntari we bro umva ahubwo umva kabazo mfite ngemenyereye kwiba mu mirimo urumva va mu mirima ari n'amaboro mu mazu urumva ari n'amaboro urumva cyangwa ubwira nemba nigira uwa peki wagiye aho twajyana ahubwo noneho ibyango umuntu anabihagazeho bose kijyana kwa n'umuntu w'iniga ukuntu tujya kubigenzurira tureka tukirima gutya duhita dukata twurira igipangu ariko se duhita duhinguka hasi ntibamfata ko mfata ko fatika Ebura boss ndamwemera umuntu nkubita n'agapromosiyo gamutekera n'igitoki si umuntu warya igitoki nka boss n'indara kamasare nawe yanduye buriya abisanga umuntu akorera amasuku akasaga karirimba yagandirimba muri korali kavuga ngo mana ya Yakobo ku munsi boss natanyishyura ntago biragenda neza ahundi shana ahundi nyine amasafuriya byose uzaza mbyoza se wakora ikintu kari kuba warasabye akubura boss ndamwemera aba yansize mu kazi ngiye kuri no curaza ngufite umushahara ufatika kuko mba nakoze navuye umuntu hati igitoki cy'ibihumbi 5 wenyine n'imisho nayo bisa nabi abisanga umuntu ayoze se wahati igitoki misho n'uwoze urabyavamara ahundi byo navugaga bose azagishura ino tariki ya mbere y'ejo bundi itahana akundi nyine akaretse cyaje giteye iryariya urangiye abakobwa binaha bose azi neza yuko abakobwa babazi ko ari jye n'ubundi ibintu byose ari byo bikurikirana kiri kopari ako n'ubundi n'igikiro twatewe bana we ni muzima nyiruzima barabifata nawa awa barabifata phone is yitwara
telefone ni ikihe kibazo oya telefone umva nanjye amafone twari ibyo byose sinjye uyibye oya hanyuma se uyifata wese uyifata ntabwo twajyanye twajyanye kumenya televiziyo z'amafaranga igura umva ngaho mbabara twara byose bijyane pe ariko utanyica baba kwibana nawe yegege aho hantu ugiye kucyageza mu mutima we ntabwo mbivuga ngaho yigumana ariko uramenze ntabyo mvuga ariko nzakuraburiza uramenze zibeshye nitwajyanye kure nshaka kurijyana amajunja mari ibisambo nk'ibi ngibi rwose ndemeye ngaho tugenda tugabane uko bishaka aba wenzozi nari ndimo n'izimeze gutera kumeruka ari gukubita ku ibati menya batwibye hano we byaba biraha byose nta na kimwe gihari subu koko neneho baba we bose ndamubwira ngo ukira baba we n'ibya bintu byose babijyanye mwana we bose aranyica baba we mwana we nino bose aranyica we ndamubwira ngo ikimana ishobora byose we sundavuga ko batwibye ngabyumve mwana we sundakora iki ahubwo se wazinga ibyanjye nyigendera hakiri kare ndanakerewe no ku kazi kado ndabona hanakinguye ko mbona bidasanzwe noneho kaninji saranyica we kado ko mbona ibintu binyanyagiye hano nazo uko bimeze dore ibintu birajwagaraye hano ko mbona wihebye byagenze bose batwibye rwose ntabwo wabyumva kuri batwibye abantu baje baratwiba ibintu byose barabyara byumbwira nibyo cyangwa ndarota ntabwo rwose nibyo ntabwo ndi kukubeshya bose batwibye ibintu byose babijyanye banyuzwe hehe ntabwo nari ndyamye sinzi ahantu banyuze sanzu zakinguye hariya nakubwiye ngo ujye ukinga ndagukase bose sinzi nanjye ko byagenze haguruka umbwira uburyo wabitwaye haguruka banyibye gute ko aricyo ushinzwe kurinda umutekano w'ibintu bya hano bose ntabwo nukuri ntabwo mbizi nukuri ariko reka mpamagare umuntu urabifasha nta n'umwe muri ibyo bisambo wamenyemo se nabonye umuntu ufite imisatsi myinshi reka mpamagare Mr. Kira noneho rero ngiye kumuhamagara niwe urangira mu kazi kandi wowe mara kubona ibyanjye ucaho utaha si bose wambabariye ko bakwiruka n'ubundi akazi kakunaniye ngiye kumuhamagara Sabi buriya arashoboye Mr. Sabi ejo bundi yafashe igisambo cyatujengereje mu midugudu mfite icyizere ko n'ibyanjye arahita abikompagura umva Mr. Sabi banguka tabara abajura banjengereje ubu ngubu ndumva nataye n'umutwe tebuka nta byinshi ufite byo kuvuga banguka uwo ni we uhageze karibu cyagenze umva sanze umukozi yaguha igihumuro utuntu twanye twose batumazweho ariko si ko hari nje isherifu w'ikarite ni weho bambwiye ni weho mubanyereke ndakwizeye hita ukore ahubwo banyuze njyewe ndareba banyuze ariko si cya gipambe cyawe ngo ni kadogo kiri vayo hano ushaka vayo hano nta hantu waba uziba nabonye bari guca rwose nabibonye nko mu nzozi nabonye biri guca nkaho hari abigenda gusohoka rwose ari mu nzozi ariko njyewe n'ubundi ndareba sinabibabwiye imbere yaho ukiza wowe bikora ushaka ndayaguha ibintu byanjye byanyuza uri gutinda byanyuza mu nzozi biri guca sawa mungurikire tugende mungurikire njyewe wenda ntabwo wabona ibintu byanjye nje nabivuze ndareka njyewe byo ni nje bavuze ni nje n'ikindi basaye we muze dukomeze inzira ni bihe kadogo njyewe reka ndashoboye tugende ibintu byanjye nanjye uruvuka ntabwo iyo televiziyo
iyi nayo kenshi ibyo turi bugurishe urumva ariko iyi telefone yo tugaduka nyine nayo ariko wagira ariko n'ubundi n'imbeho iba yishe rero nubwo mubona mba nabyinze reka imbe nshyizemo cyangwa n'ibibi uribuka udahera ko bwatsi we kadro ni ibingibi rwose ahubwo bafite n'icyawe bose hano harimo simati ariko urareba ko nshoboye hano harimo simati kumenya ko nanjye nabica fata ino simati urumva nanjye iyi antene ya televiziyo ni telefone ushaka kubitwara byose ngafata urumva kuko ino simati nayo igura amafaranga 90 neza nanjye itene na televiziyo ndakumira aho ngaho ndakwica nawe sha ako mwagiye mureka kwara byo mwese nitwibana ubonye iki umva mwita